bintu umuntu ashobora kuba akeneye ku isi igihe ari muzima ni ibibazo. Guca mu bibazo nibyo bitugira abanyembaraga, gusa ibibazo bizana agahinda n'umubabaro. Iyi si izakubabaza, gusa reka twiganirire amwe mu mabanga yagufasha guhora wishimye muri yo niyo waba uri mu bibazo. Iki kiganiro uragikeneye. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Ni kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Niba utarabikora reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ahagana iburyo, kuko uzajya ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza n'ubigenza uko. Dore tumaze kuba 15,000 birenga, nawe ndisha mu bandi. Yewe nitwa Samuel Mugisha, mube hafi. Chapitre ni 3 mu gitabo The Power of Now, imbaraga z'igihe turimo. Abakurikiye neza, aka ni agace ka 4 dukoze kuri iki gitabo. Chapitre tugezeho ni 3, umwanditsi yayise Moving Deeply into Now, kwinjira byimbitse mu gihe turimo. Hari umumaro uhishe cyane mu kubaho twemeye cyane igihe turimo, cyane ko aricyo usanga twabasha kugenzura. Ku muntu wifuza ibyishimo mu buzima, bizamusaba kwirengagiza ibitekerezo bimusubiza mu hashize ndetse n'ibimutera umuhangayiko w'ibizaba mu gihe kizaza. Turabisobanura, humura, wowe ba hafi. Muri chapitre 3 havugamo igihe. Icyitwa igihe gisobanurwa nk'ikintu ubundi kidahari, kitabaho, nyamara kiremwa kandi kigashyirwaho n'ubwonko bwacu. Byibazaho nawe, mbese ejo hazaza ni ryari? Hari n'igihe ntahahari. Ahashize se ni heheho? Bivuga ko igihe, ahashize, ahazaza ubundi ari ikintu ubwonko bwiyubakira ubwabwo, ugasanga biturangaza ku buryo bituvana mu by'ukuri mu kubaho mu kuri kw'ibihari, aricyo gihe turimo, icyo twita nonaha. Nk'urugero, ubundi kwandika ikiganiro ni 6 z'ijoro nonaha. Icyo nicyo ndi kuvuga. Gufatirwa mu byabaye ahashize, ibizaba mu hazaza, ngo ubu buryo agahinda kishe benshi muri iyi minsi kandi kakagenzura ubuzima bwabo. Uzabirebe nawe, agahinda gashingira cyane ku byabaye kera, haba na kera cyane, cyangwa se kagashingira ku bintu uri gutekereza bishobora kuba. Umuhangayiko, ibyo byose ni ibintu bitabasha kurokoka uramutse ubizanye mu kintu cyitwa nonaha, igihe urimo, iri segonda nirigiye gukurikiraho. Uramutse ubishoboye ukaba utari gutekereza iby'ejo cyangwa se iby'ejo hashize, ndakurahira ko wahora ukeye mu maso. Ndakurahira ibyo ngibyo, turabisobanura n'ibyo. Uramutse ubishoboye ukabaho utari gutekereza iby'ejo cyangwa se iby'ejo hashize, ndakurahira ko wahora ukeye mu maso. Igihe urimo ubundi nicyo gihe ufite. Nta na rimwe uzigera ubaho ubuzima bwawe butari uyu munsi. Ibyarangiye byarashize, cyangwa se hari ibyo witega. Ibyo ntibiraba, cyangwa se byarabaye byararangiye. Turamutse tubayeho nta kwizirika ku byahashize, cyangwa se ngo tubeho mu bwoba bw'ejo hazaza, twaba twatangiye gusezera imihangayiko n'umubabaro biranga ubuzima ubundi bwa buri munsi, cyangwa se uzaba ibizaza. Umuhangayiko rwose wawusezera. Nyamara kenshi ubwonko bwacu buzarema umubano hagati yabwo n'ibyahazaza, bugamije guhunga igihe turimo. Akenshi tuba tutanishimiye. Kenshi tuzabikora twibwira ko turi kwifasha, nyamara ikibazo ni uko n'ubundi ibi birimo umuhangayiko ndetse no kutanyurwa birenze uko twari tubayeho, uko twari tumeze. Umuntu ufite ubukene biba bishoboka cyane ko yiyumvisha ko uko byagenda kose bizagenda neza. Niyo bitaba mu isi, yizera mu ijuru. Nzaba umukungu, nzatura ku nyanja y'ibirahuri ningera mu ijuru. Ayo ni amagambo yananditse muri Bibiliya. Hari inama umwanditsi atanga igihe wifuza kubaho mu gihe urimo, ari nako wisohora mu mibabaro yaterwa n'ibyahashize cyangwa se umuhangayiko w'ibizaba. Ita cyane ku gihe ufite. Twabivuze kenshi. Wabigeraho ukoresheje ibintu nko guhumeka utuje, kumva no kwishimira ibigukikije, kwimarira mu bikorwa ukora buri munsi, aho guhangayikira cyangwa se guhangayika utekereza ibintu byinshi. Kurema icyuho hagati y'ibitekerezo byawe. Kurema icyuho witekerereza ibyo ufite nonaha. Umwanya urimo, iyi nzira yagufasha gukanguka, ukavana ibitekerezo byawe bibi by'ahazaza mu bwonko cyangwa se byahashize, kandi ukaba udatekereza ibisubizo ibyumviro byawe inyuma mu marangamutima. Itoze guhoza ibitekerezo byawe ku byo uri gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, aho gutekereza ibyabaye n'ibishobora kuba. Waba uri kurya, uri kugenda, uri koza amenyo, ibitekerezo byawe byose byerekeza aho ngaho. Ibikorwa byawe bizagufasha kubaho utuje, kandi ukumwenyura kuzagora ku maso. Umuntu aramutse abashije abaho mu mwanya arimo, amahoro y'indani muri we yamwuzura kandi yanyurwa.
turabizi twese mu buzima waba ubayemo bwose ntabwo uzabura, ntabwo wabura ikintu kiri kugenda neza. Uyu mwanya turimo tubamo ni urufunguzo rudusohora mu ruziga rw'imibabaro. Uruziga rw'imibabaro warusohokamo ukoresheje ibanga rya none. This time now. Ibikorwa byawe bya buri munsi byimariremo, guma uri maso kandi uhari. Chapitre 3 turayisoje, twumvisha ibyerekeye igihe, twize kwitoza kubaho utuje nta bitekerezo byo hirya no hino ufite. Ibi ni ibintu byatugeza ku mahoro rwose yo mu mutima. Muri video ikurikira tuzasoma chapitre ya 4. Ku kirahuri cyawe kandi uri kureba iyi video, nagushyira indi video wareba yirebe, ndabizi nawe uraza kuyikunda. Naho ubutaha njyewe guma hafi ya Tele Montagne Rwanda, ni igicumbi cy'ubumenyi rwose.